Ni byose online TV YouTube cyane kugezaho amakuru yo mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Umugabo w'imyaka 27 witwa Bandetse Edouard kuri uyu wa mbere yugamye munsi y'igiti mu kagari ka Kiyovu, umurenge wa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Igiti kiramugwira ahita yitaba Imana. Byabaye ahagana saa 3 zo kuri uyu wa 14 Ukwakira 2019 ubwo Bandetse wakoraga akazi ko gutwara abantu kuri moto yageraga mu Kiyovu, imvura ikaba nyinshi akajya kugama munsi y'icyo giti. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Goreti Umutesi yabwiye igihe.com dukesha inkuru ko uwo mumotari yagiye kugama munsi y'igiti ari kumwe n'umugenzi yari ahetse. Ubwo bageraga munsi y'icyo giti ngo cyakatse nk'ikigiye kugwa barahunga, ariko moto isigara munsi y'icyo giti. Bageze hirya ngo Bandetse byamwanze mu nda asubira inyuma ngo ajye kuzana moto ye. Agezeyo nibwo cya giti cyahise kimanuka kiramugwira arapfa. Polisi ako kanya yahise hagera isanga Bandetse yamaze gushiramo umwuka, imukuramo umurambo w'ujyanwa ku bitaro bya Kacyiru. CIP Umutesi yihanganishije umuryango wa nyakwigendera, aboneraho gusaba abaturage kwigengesera muri ibi bihe by'imvura, birinda kugama munsi y'ibiti. Yagize ati "Turi mu bihe by'imvura, abantu bagomba kwirinda kugama munsi y'ibiti kuko inkuba yagukubita cyangwa se igiti kikakugwira. Abantu birinde kugama mu mashyamba, mu biti, gukorakora ku byuma no kugama ahatari imirinda nkuba, cyane cyane ahahurira abantu benshi." Yasabye abafite ahantu hahurira abantu benshi kuhashyira imirinda nkuba, asaba n'abantu kwirinda kugenda mu mazi mu gihe imvura iri kugwa. Polisi kandi irashishikariza ababyeyi kubuza abana gukinira mu mazi mu gihe imvura iri kugwa. Ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda giherutse gutangaza ko muri iyi minsi hateganyijwe imvura nyinshi mu bice bitandukanye by'igihugu. Ni byose online TV, komeza udukurikire.